Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 54. Samusoni umunyambaraga nyamara warushije bose intege nke. Iki gice gishingiye mu Bacamanza igice cya 13 kugeza ku cya 16. Nubwo guteshuka ku Mana byari byarakwiriye hose, abasengaga Imana by'ukuri bakomeje kuyinginga ngo Abisirayeli bacungurwe. Nubwo byasaga nkaho nta gisubizo, mu myaka ya mbere yo gutotezwa kw'Abafilisitiya havutse umwana Imana yari yarateganyirije gucubya imbaraga z'abo banzi bakomeye. Marayika w'Uwiteka abonekera umugore wa Manowa wari ingumba, amuzanira ubutumwa buvuga yuko azabyara umuhungu Imana izakoresha ubwo izatangira gucungura Abisirayeli. Uwo mumarayika amuha amabwiriza yerekeye uko azifata n'uko azafata umwana we. Wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye. Uwo mwana nawe yahawe amabwiriza nk'ayo, hongerwaho yuko atazogoshwa umusatsi we, kuko yagombaga kwerezwa Imana akaba umunaziri akivuka. Umugabo agize ubwoba bw'uko bashobora kuzagira amakosa bakora, asaba Imana ati, Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Marayika yongeye kugaruka, Manowa aramubaza ati, mbese azaba ari muntu ki, cyangwa azakora iki? Amabwiriza yari yatanzwe mbere ayasubiramo ati, ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde, yitondera ibyo namubwiye byose, kugira ngo uwo mwana wasezeranywe ahabwe ibyangombwa bikwiriye umurimo we w'ingenzi. Ingeso z'umubyeyi n'umwana byagombaga kwitonderwa. Ingeso za nyina zizatuma uwo mwana akora neza cyangwa nabi. Agomba gukurikiza amabwiriza maze agakora ibyo kurinda umubiri we no kwifata, niba yifuza imibereho myiza y'umwana we. Abajyanama b'abapfu bazahatira uwo mubyeyi igitekerezo kivuga yuko ari ngombwa gukora icyo yifuza cyose nk'ikimuje mu bitekerezo cyose, ariko uwo mubyeyi ategekwa n'Imana gukora ibyo kwirinda. Kandi ababyeyi b'abagabo kimwe n'ab'abagore, iyo ni inshingano yabo. Ingaruka ziterwa n'uko ababyeyi badakora ibyo kwirinda ngo bagire ubuzima bwiza, nuko kenshi abana batagira imbaraga z'umubiri, ubwenge n'ibitekerezo bihamye. Abana bakomoka ku banywa ibisindisha n'itabi bashobora kuvukana amaraso ahorana inyota kandi agurumana, ndetse bashobora no kuba abanyamujinya. Kenshi na kenshi abahehesi baragaba bakomokaho irari ry'ibibi ndetse n'indwara mbi cyane ziteye isoni. Uko ibihe bigenda bihita, niko abantu bagenda basubira hasi. Ababyeyi bafite uruhare runini ku bihumbi n'ibihumbi by'abavuka ari ibipfamatwi, impumyi, abarwayi cyangwa ari ibigoryi. Abantu benshi ntibita ku buryo ababyeyi batwite bashobora kwanduza abana babo bakiri mu nda, ariko amabwiriza ababyeyi b'Abaheburayo bahawe aturutse mu ijuru yerekana ko umubyeyi wacu abyitaho. Umurage mwiza ukwiriye gukurikirwa n'uburere bwiza n'ingeso nziza. Uwiteka yatanze amabwiriza avuga yuko uzaba umucamanza n'umukiza w'Abisirayeli akwiriye guhora abuzwa kunywa inzoga cyangwa ibindi byo kunywa bikaze. Ibyigisho byo kwirinda kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, kwifata no kwitegeka bikwiriye kwigishwa ndetse guhera mu buto. Impamvu y'itandukaniro ry'ibyo kurya bitunganye n'ibidatunganye, ivangura hagati y'inyandiko zivuga ibyerekeye ibyo kurya bitunganye n'ibidatunganye ryibanze ku byerekeye isuku. Bivugwa yuko imbaraga zidasanzwe zaranze ubwoko bw'Abisirayeli kumara imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ahanini zakomotse ku kubahiriza iryo vangura. Kurya ibyo kurya bituma umubiri ukoresha imbaraga z'ikirenga n'iby'igifu kidatunganya mu buryo bworoshye, byica ubuzima kandi abantu benshi bibamo imbuto z'ubusinzi. Kurinda ubuzima nyakuri bitwigisha kureka rwose ikintu cyose cyangiza, maze tugakoresha ibitanga ubuzima bwiza mu buryo dutekereje neza. Abantu bake nibo bamenya isano iri hagati y'ibyo bakunda kurya n'ubuzima bwiza bafite, imico yabo, akamaro bafite muri iyi si n'ibizababaho mu mibereho y'iteka ryose. Umubiri ukwiriye gutegekwa n'umutimanama, umutimanama si wo ukwiriye gukoresha umubiri. Isezerano Imana yasezeranyije Manowa ryasohoye mu ivuka rya Samusoni igihe gikwiriye kigeze. Uko uwo mwana w'umuhungu yakuraga, niko byagaragaraga yuko yari afite imbaraga z'umubiri zidasanzwe. Ibyo ngibyo nk'uko Samusoni n'ababyeyi be bari babizi neza, ntibyaterwaga n'uko yari afite imirya iboshye neza, ahubwo n'uko yari umunaziri. Ubwo bunaziri bukaba bwaragaragazwaga n'umusatsi we utogoshwaga. Iyo Samusoni yumvira amategeko y'Imana, yari kugira imibereho itagira uko isa, ariko gushyikirana n'abasenga ibigirwamana byaramwanduje. Kuko umudugudu w'Isora wari hafi y'igihugu cy'Abafilisitiya, Samusoni yaje kubana nabo mu buryo bwa gicuti. Umwari wari utuye i Timuna, umudugudu wo mu gihugu cy'Abafilisitiya, akundwa na Samusoni maze yiyemeza kumusaba ngo amubere umugore. Icyo yasubije ababyeyi be bubahaga Imana kandi bagerageje kumubuza ni iki ngo, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Amaherezo barashyingiwe. Samusoni ubwo yari amaze kuba umugabo, aricyo gihe gikomeye yari akwiriye kubera Imana indahemuka, yishyize hamwe n'abanzi b'Abisirayeli. Ntiyabajije yuko yashoboraga gusingiza Imana bisumbyeho aramutse ashyingiwe uwo yihitiyemo.
abashaka kugira imana nyambere yabasezeranyije ubwenge, ariko nta sezerano yasezeranyije abahugira ku kwinezeza. Ni kangahe abantu bashyira imbere ibyifuzo byabo iyo bahitamo umugabo cyangwa umugore? Bombi ntibasaba Imana inama cyangwa ngo babe bagamije kuyisingiza. Satani ahora ashaka gukomeza ububasha bwe ku bantu b'Imana kugira ngo bagirane amasezerano n'abayoboke be. Kugira ngo agere kuri ibyo, agerageza kubyutsa irari mu bantu. Ariko Uwiteka yahaye abantu be amabwiriza y'uko badakwiriye kwifatanya n'abadafite urukundo rwe muri bo. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 15 n'uwa 16. Samusoni mu birori by'ubukwe bwe, Samusoni yashyikiranye n'abangaga Imana y'Abisirayeli. Uwo mugore agambanira umugabo we ibirori by'ubukwe bitararangira. Samusoni arakajwe n'ubugambanyi bwe, abamusizaho yigira iwabo i Sora. Amaze gutururukwa, asubirayo kujyana umugeni we, maze asanga yarashyingiwe undi. Ubwo yihoreraga akarimbura imirima n'imizabibu byose by'Abafilisitiya, byatumye bica uwo mugore, nubwo iterabwoba ryaba ari ryo ryari ryatumye agira ubushukanyi bwari bwatangiye izo mvururu. Samusoni yari yaramaze kwerekana ibimenyetso by'imbaraga ze zitangaje ubwo yicishaga umugunzu w'intare amaboko ye gusa, nubwo yicaga abagabo 30 b'i Ashikeloni. Nuko arakajwe nuko bishe umugore we urupfu rw'agashinyaguro, atera Abafilisitiya, arabica, arabatikiza cyane, yica benshi. Yifuza kwiruhukira mu mahoro, ajya mu isenga y'igitare cya Etamu i Buyuda. Aho barahamukurikirana, maze abantu b'i Buyuda bakutse umutima ntibagira isoni zo kwemeranya kumutanga mu maboko y'abanzi babo. Bivugwa yuko abagabo 3,000 b'i Buyuda bamuteye. Samusoni abemerera kumubohesha imigozi 2 mishya, maze bamujyana aho abanzi be bari baganditse, bari mu byishimo byinshi, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, acagagura ya migozi mishya ikomeye cyane nk'iyashiririjwe n'umuriro. Maze afata intwaro ya mbere yari hafi, igufwa ry'umusaya w'indogobe, yica Abafilisitiya 1,000, abasigaho arigendera. Iyo Abisirayeli bafatanya na Samusoni bagakurikirana Abafilisitiya ubwo yari amaze kubacamo igikuba, bajyaga kwibohora ingoyi y'uburetwa bari barabashyizeho. Ariko umwuka yari yarabavuyeho, maze basuzugura umurimo Imana yabategetse gukora wo kwirukana abapagani. Bari barafatanyije nabo mu mico yabo iteye isoni, bemeye guteshwa agaciro nk'amatungo. Bajyaga kuba barahonotse iyo bumvira Imana gusa. Ndetse n'ubwo Uwiteka yabazaniye umucunguzi, ibihe byinshi baramwanze, bifatanya n'abanzi babo. Samusoni amaze kunesha, Abisirayeli bamugira umucamanza, maze ategeka ishyanga rya Isirayeli imyaka 20. Ariko Samusoni yari yarishe itegeko ry'Imana, nibwo yashakaga umugore wo mu Bafilisitiya, arongera abasubiramo, kandi ari abanzi be bakomeye kubw'irari ry'iby'Imana ibuzanye. Kubwo kwishingikiriza imbaraga ze nyinshi, agigaza gusura umugore w'indaya. Abari batuye muri uwo mudugudu bamenye yuko ahari, maze bashaka uburyo bahora. Uwo mwanzi wabo bamukingirana mu gihome gikomeye cyane cyo mu midugudu yabo. Babona yuko atakibacitse, maze bategereza gusa yuko bucya, bakuzuza ukunesha kwabo. Bigeze mu gicuku, umutima namumurega utuma Samusoni ababazwa no kwibuka yuko yishe isezerano rye ry'umunaziri. Ariko imbabazi z'Imana zari zitaramuvaho. Nanone za mbaraga ze zikomeye zongera kumufasha, arakira, afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, abijyana mu mpinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Ntiyongera kujya mu Bafilisitiya, ariko akomeza gushaka umunezero ushingiye ku irari ry'umubiri wamushukaga umujyana ku kurimbuka. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka, hafi y'aho yavukiye. Yitwaga Delila, umusinzikazi. Imizabibu y'Isoreka nayo yabereye uwo munaziri wari udakomeye ikigusha, wari waratangiye kunywa inzoga, nuko yica irindi sezerano ryamutegekaga kuba uwera no kuba umuntu w'Imana. Abafilisitiya biyemeza kuzuza umugambi wabo wo kumurimbura bakoresheje Delila. Ntibajyaga gushirika ubwoba bwo kumufata agifite imbaraga ze nyinshi, ariko bari bafite umugambi wo kwiga ibanga ry'imbaraga ze. Nuko rero bagurira Delila ngo arimenye maze arigaragaze. Umugore w'intege nke anesha umugabo w'umunyambaraga. Uwo mugambanyi akomeje gushimikira Samusoni, amubeshya yuko intege nke z'abandi bantu zamuzaho hari ibintu runaka biramutse bikozwe. Ibyo abigerageje, ikinyoma kiragaragara. Hanyuma mugaya ko avuga ibinyoma. Wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, umpemukiye 3 utambwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva. 3 kose Samusoni yabonye ubuhamya yuko Abafilisitiya bari bagambanye n'uwari wamutwaye umutima kumurimbura, ariko abigira nk'ibikino, ntibyamutera ubwoba. Uko umunsi wahitaga undi ukaza, hari imbaraga y'uburiganya yamugumishaga iruhande rw'uwo mukobwa. Samusoni acogoye, amena iryo banga. Nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa, imbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora, nkamera nk'abandi. Ako kanya intumwa yoherezwa ku batware b'Abafilisitiya ngo baze bidatinze. Uwo munyambaraga agisinziriye,
amupfura umusatsi mwinshi ku mutwe we. Hanyuma aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiriye. Agikanguka yibwira ko ari bukoresha imbaraga ze nka mbere, ariko amaboko ye yari adafite imbaraga, ntacyo yamumariye. Amenya yuko Uwiteka yamuretse. Delila atangira kumurakaza no kumubabaza, agira ngo agerageze imbaraga ze, kuko Abafilisitiya batashoboraga kumwegera bataramenya neza yuko imbaraga ze zashize. Nuko baramufata, maze bamaze kumunogoramo amaso ye yombi bamujyana i Gaza. Aho niho yaboheshejwe iminyururu muri gereza yabo, maze bamuha kujya akora imirimo iruhije. Mbega ngo birahinduka, abura imbaraga, arahuma, arafungwa, ateshwa agaciro, akoreshwa imirimo mibi cyane y'amaboko. Imana yari yamwihanganiye igihe kirekire, ariko ubwo atsinzwe n'icyaha cyane kugeza ubwo yimeneye ibanga rye, Uwiteka amuvaho. Nta kandi kamaro umusatsi we muremure wari ufite, ahubwo cyari ikimenyetso yahawe cyerekana ko yubaha Imana. Icyo kimenyetso rero kiguranywe irari, imigisha cyari kibereye ikimenyetso ibirasheshwe. Mu gihe yababazwaga kandi yateshejwe agaciro, byabereye Abafilisitiya umukino, kandi nibwo bwa mbere Samusoni yari agize n'ibindi amenya byerekeye imbaraga nke ze kuruta uko yari asanzwe abizi. Kubabazwa kwe kwamuteye kwihana. Uko umusatsi we wakuraga, niko imbaraga ze zagarukaga buhoro buhoro. Abanzi be babonaga ari imbohe iboheshejwe iminyururu kandi idafite uko igira, ntibagize icyo bamenya. Kwihana guheruka kwa Samusoni no kunesha kwe kwahitanye benshi. Abafilisitiya mu byishimo byabo basuzuguye Imana y'Abisirayeli. Bagize umunsi mukuru wo kuramya Dagoni, imana y'ifi. Abafilisitiya benshi cyane bari baje kuramya, buzura urusengero runini cyane, ndetse buzura no mu myanya yo hejuru ahagana ku gisenge cyarwo. Wari umunsi mukuru wo kwishima. Hanyuma bazana Samusoni ho ikimenyetso cy'intsinzi y'imbaraga za Dagoni. Rubanda n'abatware baramushinyagurira kandi bashimagiza Imana ikuyeho umurimbuzi w'igihugu cyabo. Hashize umwanya, Samusoni nk'umuntu wari unaniwe, asaba uruhushya rwo kwegamira inkingi ebyiri zo hagati zari zifashe igisenge cy'urwo rusengero. Nuko asengera mu mutima ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa, Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Avuze ayo magambo, aherako afata izo nkingi zombi n'amaboko ye y'imbaraga, maze ararangurura ati, pfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga, arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Ikigirwamana n'abakiramyaga, abatambyi na rubanda, ingabo n'imfura bahambwa hamwe muri urwo rusengero rwa Dagoni rwari rwabaridukiyeho. Muri abo hari umurambo w'igihangange Imana yari yaratoranyirije gukiza abantu bayo. Iyo nkuru igera mu gihugu cy'Abisirayeli, maze bene wabo wa Samusoni baraza batwara umurambo w'iyo ntwari yari yapfuye, ntawo bakoma imbere. Bamuhamba hagati y'Isora na Eshitawoli mu gituro aho se Manowa yahambwe. Mbega imibereho iteye ubwoba yaranzwe n'umwijima, kandi yajyaga kuba yarabereye Imana ishimwe igahesha n'igihugu icyubahiro. Iyo Samusoni atungana mu ihamagarwa rye ry'Imana, umugambi w'Imana wajyaga gusohora, ariko yemera gushukwa, maze umurimo we awusohoreza mu buretwa no mu rupfu. Ku mubiri, Samusoni yarushaga abantu bose bo ku isi imbaraga, ariko mu byo kwirinda, mu bitekerezo byubaka no mu byo gushikama, yari umwe mu bari bafite intege nke cyane. Gukomeranya ko kugaragazwa n'ibitekerezo umuntu akoresha, si ibimukoresha. Abageragezwa mu nzira z'inshingano bashinzwe bakwiriye kumenya yuko Imana izabarinda. Ariko niba abantu bishyira mu maboko y'ibishuko ku bushake bwabo, bitinde bitebuke bazagwa. Satani akoresha ububasha afite bwose kuyobya ab'Imana itegurira gukoresha nk'ibikoresho byayo umurimo ukomeye. Satani aduterera aho dufite intege nke, agakoresha aho ingeso zacu zidatunganye kugira ngo yigarurire umuntu wese. Azi yuko niba dukunda gukora ayo mafuti azatsinda. Nta n'umwe ukwiriye kuneshwa. Umuntu wese ushaka gufashwa azafashwa. Abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka urwego Yakobo yabonye mu nzozi, bazafasha umuntu wese ushaka kuzamuka akagera ndetse no mu ijuru risumba ayandi yose.